twongeye kubasuhuza tubaha ikaze ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi turasa n'abasubira inyuma gatoya. Twari twavuze ku bwoko bwa custard apples. Uru rubuto twari twarubonyeho mu kiganiro cy'ubushize. Uru rubuto barwita soursop. Urabona ko izi zose ni soursop. Ahangaha zatangiye gushya, ubundi ziba ari icyatsi cyane. Iyi ni soursop nini yakuze. Izi mbuto rero ziboneka muri East Africa hose, ndetse ndabyibuka kera hari n'ibiti byabyo byagendaga biba hamwe mu mujyi wa Kigali, ariko ubu biragoye kugira ngo ubone igiti cyabyo. Ariko mu ntara, mu majyaruguru biraboneka cyane. Mu ntara mu majyaruguru biraboneka cyane. Soursop cyangwa se graviola. Uru akaba ari rwo rubuto rwonyine rufite ubushobozi bwo kurwana n'indwara ya kanseri. Indwara ya kanseri nk'uko mubizi yugarije ikiremwamuntu. Indwara ya kanseri navuga ko yugarije isi cyane cyane kuri uyu munsi, aho isi biliyoni hafi 5.55 zifite gene therapy cyangwa se inyicamubiri karahabutaka, cyangwa se uturemangingo mvamigabane. Twabivuzeho ku zindi video twagiye dukorana namwe. Biliyoni 5.55 zingana na 72.3 by'abantu batuye isi, bose biteje utwo turemangingo. Uyu munsi rero ntabwo icyatuzanye ari urubuto. Icyatuzanye ni amababi y'urubuto. Ni ukuvuga ngo wakoresheje urubuto, noneho ugiye gukoresha n'amababi yarwo. Ariko mbere y'uko njya ku mababi y'uru rubuto soursop, najyaga mbibona mu mujyi, ariko ugasanga babizanye, ariko ababigura ni bake cyane. Biva mu majyaruguru, yuri mu Rwanda, biva mu ntara y'amajyaruguru. Ushobora gutuma ababizana, ukabatuma noneho n'amababi yabyo. Ibiti byabyo ni byinshi cyane aho mu majyaruguru, ndetse usanga ahubwo biba byanapfuye, byanaguye hasi, nta n'uwabiriye. Ariko uru rubuto, aya mababi, mu gihe utaratangira kwivuza ubundi bwoko bw'imiti, ni ukuvuga ngo zagufasha cyane ku cyerekeranye n'indwara ya kanseri. Mu gihe utaruzuza imiti yindi umubiri wawe ngo batangire batwike
icyo nakwita cells nzima bazitwikane noneho n'izapfuye. Iriya therapy hari abifasha ariko hari n'abo usanga yangije kurushaho, ndavuga therapy ya chemotherapy. Ni byiza rero mu gihe ugifatwa na kanseri kubanza kugerageza gukoresha ibintu by'umwimerere. Nanone ni byiza ko abantu bahora bakora icyo nakwita check-up, kwisuzumisha. Nk'umuntu wafashe uturemangingo mvamigabane cyangwa ziriya nyicamubiri karahutaka, njye navuga ko yagombye kwisuzumisha nibura 3 mu mwaka kandi umubiri wose, kubera ko birakomeye. Ubushize muri video twakoze twabonye ko iyo umuntu amaze guterwa iriya spike protein RNA, ariko twibukiranye ko iyi atari RNA ubusanzwe umubiri ubwayo ikora. Umubiri ubwayo usanzwe ukora messenger RNA. Izi nizo bita gene therapy. Ni ukuvuga ngo utu turemangingo, utu nyicamubiri karahutaka nizo bita gene therapy. Ni ukuvuga ngo ni imiti yakoreshejwe itaboneka mu bidukikije, itaboneka muri nature, imiti itaboneka no mu isaho. Niyo mpamvu ari uturemangingo mvamigabane. Twabonye LC32 ko yakoreshejwe cyane muri utu turemangingo, twabonye SV40 ko yakoreshejwe. LC32 ntabwo iva ku mugabane w'isi. Iyo rero umuntu bamuteye, dusuye inyuma ho gato tukibukiranya ku bushakashatsi bwo muri Sweden, muri Lund University, twabonye ko iyo umuntu bamuteye, hari video nakoze icyo kiganiro ubushize, twabonye ko iyo umuntu bamuteye izi lipid nanoparticles cyangwa se utu duce cyangwa tw'umuti, nanone twibukiranye ko Moderna ikoresha 40 biliyoni 40, naho Pfizer igakoresha biliyoni 20. Bivuga ngo ufite inkingo 3 za Pfizer afite biliyoni 60 za lipid nanoparticles cyangwa se ubuce bw'umuti mu mubiri we. Ufite Moderna 2 afite biliyoni 80. Sinibaza ko ubu ngubu ubuzima bwe bumeze neza ufite Moderna 2, kuko ni dosage yo ku gipimo cyo hejuru cyane. Noneho iyo zimaze kugera mu mubiri rero, dukurikije ubwo bushakashatsi bwakozwe kuri iyo university, mu masaha 6, ni ukuvuga ngo iyo RNA, ako karemangingo mvamugabane, kaba kamaze kwinjira muri liver cells cyangwa se mu tunyangingo tw'umwijima, noneho ikinjira muri DNA. DNA ni akaremangingo fatizo muntu. Ni ukuvuga ngo ikinjira muri DNA, of course mu kanyarubuto, muri nucleus, noneho igatangira kongera imikorere cyangwa se icyo cyitwa expression ya derivacy line 1. Ni ukuvuga ngo it increases the expression of the reverse transcript of line 1 protein. Okay, ubwo mu kinyarwanda ni ukuvuga ngo yongera
ingufu nanone igatangira gusohora iyo protein isanzwe ikorwa n'umubiri yitwa line 1. Line 1 ni enzyme. Enzyme ni ukuvuga ngo ni akarira-mubiri kaba mu tunyangingo tw'umwijima. Noneho line 1 niyo ifasha mu kongera gufata noneho ya RNA ka karemangingo mvamugabane ikagahindura muri DNA ikakagira akaremangingo nyamo. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo abantu umubiri wabo ni uruganda rukora RNA, rukora uturemangingo mvamugabane. Ni ukuvuga ngo wa muti babateyemo nubwo kari agashinge gato, umubiri uracyawukora. Uwo muti rero dukurikije ubwo bushakashatsi icyo gihe uko bavuga ko uzatera genome toxicity. Ni ukuvuga ngo uzangiza uturemangingo twibanze two mu mubiri w'umuntu. Bavugaga ko uzatera ushobora gutera cancer, bivuga ngo ni carcinogenic. Bavugaga ko uzajya muri placenta z'abagore ukaba watuma inda zivamo batabyara. Ibyo byarabaye, twarabibonye cyane. Bavugaga ko izatera autoimmune diseases. Autoimmune disease rero ni iyo twavuzeho muri video yacu y'ubushize, IgG4. IgG4 ni ka karemangingo mvamugabane noneho kazengurutse kavuye mu mwijima kagiye mu mubiri wose mu masaha 24, noneho kakajya hejuru ya systeme aho kinjiriye. Ni ukuvuga ngo iyo antigen cyangwa se akanyabuzima kakagenda, ka kanyabuzima kakaba kari mu turemangingo twose. Ni ukuvuga ngo akanyabuzima kari present in all cells. Kakagenda kakagirana umushyikirano na T cells. T cells nayo ikagenda ikongorera B cells. B cells ikagenda igakora antibodies. Antibodies ubundi ni izagombye kurwanya indwara mu mubiri wacu. Noneho iyo izo B cells cyangwa utwo tunyangingo twa B dutangiye gukora antibodies, ntabwo duhagarara, dukora antibodies noneho tukarenza igipimo. Niho hava iyo IgG4. Ubundi habaho IgG rimwe, hakabaho IgG kabiri, hakabaho IgG gatatu, hakabaho IgG kane, immunoglobulin. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo IgG4 irakomeza igakorwa. Noneho ya IgG4 iyo ikomeje ikaba nyinshi mu mubiri, niho habaho ya ndwara yiswe IgG4 related disease cyangwa se indwara zitewe na IgG4. Izi ndwara rero nkaba nazita ko ari iza nyuma y'inkingo, nubwo indwara ubwayo yavumbuwe bwa mbere muri 2003 muri Japan, ariko nta bantu benshi bari bakaboneka nk'ab'uyu munsi bayirwaye. Aho systeme y'ubudahangarwa bw'umubiri itangira kwirwanya ubwayo. Ni ukuvuga ngo za IgG4 zitangira, ni ukuvuga ngo kuba nyinshi mu mubiri zikarenza igipimo. Nimba igipimo cy'umwimerere ni 86, ariko zishobora kugera mu 1000.
niyo mpamvu ubushize nagiriye abantu inama yo kujya kwipimisha IgG4. Ngira ngo hashobora gukoreshwa uburyo bwa biopsy mu kuyipima, kuko IgG4 ni ikomeza kwiyongera mu mubiri y'abantu. Ni ukuvuga ngo izi IgG rare disease cyangwa se ubu bwoko bw'indwara ntabwo bukira, nta muti bugira, nta n'urukingo bugira. Niho ikibazo gikomeye cyane, kandi noneho tukabona ko ari akaga ku bantu bafashe uturemangingo mva migabane. Niyo mpamvu iyo nzanye imbuto nk'izi mba mbibutsa gukora preventive method, kwirinda mbere mutararwara, kuko izi ndwara abantu bazajya barwara usange habaye inflammation mu bihaha cyangwa se fibrosis muri liver cyangwa mu bihaha, usange kuvurwa ntibishoboka, nubwo ari indwara ziza gahoro gahoro, ariko kuzivura ntabwo bizakunda. Bivuga ngo ikirere, bivuga ngo abantu bazivuza mbere. Iyo nazanye amababi mba ngira ngo muyanywe, iyo nazanye urubuto mba ngira ngo muruhige, mutangire murya imbuto nk'izi ngizi. Noneho za autoimmune diseases zirimo ziraza zinjira mu mubiri gahoro gahoro, kuko ubu navuga ko ari middle ages, ni icyiciro cyabo. Abakuze bacitse intege, abandi barwaye imitsi, abandi bari mu rugo ni ibimuga, ariko hari generation ikurikiweho, generation cyo nakwita middle age generation, hagati y'imyaka 50 n'imyaka 30. Ubu nibo bagiye kujya barwara, nibo bagiye kujya bapfa impfu zitunguranye. Ni byiza rero ko batangira gukoresha izi mbuto hakiri kare, aya mababi hakiri kare, kuko uhiriye mu nzu ntaho adapfunda imitwe. Ziriya nganda zakoze turiya turemangingo zabeshye isi yose. Isi yari iri mu kibazo, igomba gushaka igisubizo. Igisubizo kiza ari igisubizo cy'ikinyoma, cyo kubeshya abantu. Urumva ni nko gufatirana umuntu uri mu kaga, nko gufatirana umuntu uri mu kaga. Ni ikibazo rero. Noneho rero tugaruke ku mababi yacu. Amababi yacu ubusanzwe bayivuza gute tutagiye mu bintu byinshi, uburyo abanyafurika bayivuza ubwabo, kuko iyi miti yose barimo baragenda batwara bakayishyira kuri za platform zitandukanye z'inyamahanga. Iyi miti abanyafurika bamaze imyaka n'imyaka bayikoresha. Aya mababi y'intuza y'uru rubuto yo bita kitafera, soursop, abagande kera sida ikiza niyo banywaga imiti itaraza. Abayanywaga icyo gihe n'uyu munsi baracyahari. Mfite testimony y'umuntu wabimbwiye wanywaga amababi icyo gihe. Yanywaga amababi aya, arangije akajya agenda ayasembura yongeramo n'ayandi yizi ibiryo bita za fene, yongeramo n'ayandi, akavangavanga amababi y'imbuto akaba ari yanywa. Umugabo yapfuye kera, kuko uyu nawe ni umukecuru. Banywaga rero aya mababi binini bya sida bitaraza, kandi babayeho. Aya mababi rero afite cyo nakwita compound cyangwa se ibiyagize bifite ingufu cyane. Uwumva akeneye gukora ubushakashatsi azayakore, ariko nge ndababwira muri make amababi icyo yagufasha. Ku barwaye diabete ni icyo bita antidiabetic. Ku barwaye indwara z'ama infections cyangwa se ibyo bita infection, iyi ni antibacterial. Aya mababi ni antiparasite, aya mababi ni antiviral. Kuvuga ngo infections, hari uburyo amababi yavura ayo ma infections yose.
Ku bafite ibibazo by'umwijima, aya mababi ni liver protective, afitemo uburyo arinda inyama y'umwijima. Ku bafite ibibazo by'ubushye, kumva umuriro mu mubiri, ibibazo bya myocarditis, high blood pressure, ibibazo by'imitima, indwara zifata ku mitima, indwara zifata mu mitsi, indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero, aya mababi ni anti-inflammatory, arwanya ikintu cyose cy'ubushye, kandi twabonye ko ya IgG4, iyi ndwara nshyashya yugarije isi, igenda ireta izana ubushye mu mubiri. So ni anti-inflammatory. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo aya mababi ubwayo ashobora gufasha umubiri mu rwego rwo hejuru, kuko akungahaye nk'uko urubuto rukungahaye ku ntungamubiri nyinshi. Noneho by'umwihariko aya mababi ni immune boosters. Immune boosters ku bantu bafite agakoko gatera sida barabizi iyo tuvuze immune boosters, cyangwa se abasirikare b'umubiri. Aya mababi yongera abasirikare b'umubiri. Niyo mpamvu abo bantu bari barwaye sida icyo gihe bayakoreshaga bakabaho mpaka na n'uyu munsi. Ibinini bitaraza. Bivuga ngo muri nature cyangwa se mu bidukikije harimo ibiti ubwabyo bishobora kuvura indwara zose, ariko kubera ko ikiremwa muntu cyasinzirijwe kigahindurwa icyo nakwita abarya badakora, niko uwo bitaga Bill Clinton yigeze kuvuga, avuga ku banyafurika ngo ni abarya badakora. Ariko wabishishoza ukareba abantu birirwa bajya kugura imiti mu Buhinde, mu Budage, mu Burayi, kandi noneho ba bandi bo imiti baraza bakayivana muri Afurika. Hari imiti nakwita ko ari natural. Imiti natural ntabwo igihabwa abantu. Hari imiti y'ubwoko bwa kabiri, generic drugs. Ni ukuvuga ngo iyo miti niyo baha abantu rusange, imiti idakozwe mu bimera. Imiti ikozwe mu bimera ubu ngubu mu bihugu by'i Burayi, mu bihugu byo hanze, ihabwa abami n'abamikazi, ihabwa abayobozi bakomeye. Imiti ikoze mu biti by'umwimerere. Nigeze kumva umwami w'Ubwongereza abivugaho, abwira abantu ngo basubire ku byatsi gakondo, kuko uwe bamukoreramo ibinini nibyo bivuza hariya iwabo muri iriya kingdom yabo. Twe rero ibiti tubibonera ubuntu, ariko byaratunaniwe no gukoramo ikinini, nibura ngo tugicuruze ku bandi bantu. Niyo mpamvu iyo batwise abarya badakora, sinzi impaka, kuko ibihugu byacu bya Afurika bitunzwe no gusabiriza, ariko umutungo w'umwimerere wakabateje imbere ugasanga ntabwo bawitayeho. Umutungo w'ibyatsi, muri ibi bintu abantu benshi bitaho ni ibigaragara inyuma amaso, ibishashagirana, zahabu, diyama, silva n'ibindi nk'ibyo bizana amafaranga byihuse. Ariko hari ikintu gishobora kuzana amafaranga mu bihe birebire kandi amafaranga ahoraho. Ibyo ni ibiti. Mu gihe abantu b'iwacu bo muri Afurika babyitayeho bagakora ubushakashatsi bwimbitse, ubwo bushakashatsi rero niyo bukozwe bwohererezwa ba banyamahanga nyine, ba nyir'ubwite babukoze ntacyo bumarira abantu babo. Niho usanga ERST mu Rwanda ngira ngo imaze imyaka irenga 100, ariko nta n'ikinini cy'umuravumba irasohora. Ariko ni ukujyayo bakakubwira ibiti bivura byinshi biri aho mu mashyamba yabo, bakabikwereka, ariko ukibaza bano bantu ko bafite imiti yose kuki batayikoresha mu baturage babo. Ugasanga rero ni ya mitekerereze y'ubukoloni, aho abantu batigirira icyizere. So ni byiza rero ko generation y'igihe kizaza izatangira kwigirira icyizere,
noneho ikabyaza umusaruro ibihari. Aya mababi rero abarwayi ba kanseri muyakoreshe, abarwayi b'imyijima muyakoreshe, abarwayi b'impyiko muyakoreshe, abarwayi ba sida muyakoreshe cyane, abarwayi ba diyabete muyakoreshe cyane, abafite ama infection muyahige muyakoreshe. Aya mababi arimo akantu, nibura uyanywe iminsi 77 urebe impinduka ikaze mu mubiri wawe. Gusa icyo nakongeraho ku barwayi ba kanseri, wayakoresha ariko niba waratangiye imiti yo kwa muganga, buriya iyo watangiye za chemotherapy biragoye ngo imiti y'umwimerere ibe ikikuvuye, kuko habayeho ubundi bwoko bw'imiti bwinjira mu mubiri budakorana n'ibi. Ibi ni ibintu umuntu akoresha ataratangira imiti yo kwa muganga. Ni ukuvuga ngo nimba ugiye kwa muganga bakagupima umuvuduko w'amaraso ukahita unywa aya mababi uhita ukira. Nimba ugiye kwa muganga bakagupima diyabete ukanywa aya mababi uhita ukira. Ariko iyo umaze imyaka 20 ku miti ya diyabete, umubiri wawe yarabaye iyo miti, aya mababi ngo akuvure ntabwo bishoboka. Ashobora kugabanyiriza. Waba urwaye indwara izo za high blood pressure, umuvuduko n'izindi ndwara zigendana n'inyama y'umutima, ashobora kugabanyiriza, ariko ntabwo yakuvura kuko umubiri wawe warahindutse. Umubiri wawe ntabwo ugitanga icyo nakwita communication n'ibidukikije, ntabwo ukiganira n'ibintu by'umwimerere ntugikorana nabyo. Umubiri wawe warinjiriwe, winjijwemo indi miti ituma habaho impinduka. Niyo mpamvu abantu bahera kwa muganga akamara imyaka 20 yivuza anywa imiti tugwenda y'umuvuduko, bikanga yagera mu muvuduko wamurembeje wagiye hejuru cyane, ati buriya rero hari umuvuzi gakondo wahangaha ngo uvura indwara y'umutima. Uwo muvuzi gakondo koko akaba yibitse n'imiti ikora. Noneho wa muntu kubera imyaka amaze, kubera ko umubiri wabaye imiti, yagera ku muvuzi gakondo, noneho umuvuzi gakondo wibuke ngo abenshi ntabwo navuga ko bafite amashuri ahagije, ndavuga abo dufite muri kino gihe. Noneho umuvuzi gakondo agahita akubwira ibinini bireke, ugahita utangira wa muti. Ariko umuvuzi gakondo ntabwo yasobanukiwe ko umuti wabaye kimwe mu kigize umubiri wawe. Noneho wagera mu rugo, noneho umutima ukaba wazamuka, ukaba wagera muri koma cyangwa ukaba wanapfa. Yakubwiye ngo uhagarike imiti kuko azi ko hari umuturanyi we nawe w'umuturage w'injiji yahaye umuti umuvuduko uhita ukira. Ariko wowe uyimazeho imyaka 20, arabikubwiye, uri umuntu ujijutse, uhita utaha, uhita uva ku kinini. Nibyo bajyaga bakora abantu barwaye sida ngo Imana yabakijije. Ntabwo sida ishobora gukizwa n'ikintu kitari imiti ivuye mu mwimerere, kandi umwimerere ntiturabona umuntu uvuga ko afite iyo formula ya sida igaragara. Ariko sida ubundi n'abazayivura bazayivura bakoresheje imiti y'umwimerere. None rero icyo gihe abantu baragendaga mu nsengero bakareka ibinini bya sida, bataha bagapfa. Insengero zishe abantu benshi cyane bava ku binini bya sida, bava ku binini by'umutima, bava ku binini bya diyabete ngo bakize, bababeshya bashaka amaturo, bagera mu rugo bagapfa. Gusa ubu abantu barajijutse, ntabwo bagipfa kureka ibinini. Ni ukuvuga ngo kureka ibinini bisaba intambwe, bisaba n'umuganga ubisobanukiwe ubizi. Ubwo twari tukiri ku bantu bahita bareka ibinini kandi imiti yarinjiye mu mubiri wabo. Rero ni byiza kwitonda
mu gihe watangiye ubwoko bw'imiti yo kwa muganga, ukabanza ukaganira na muganga wawe, ugahuza ba baganga bombi, kuko sinumva impamvu waba waratangiye chemotherapy ugeze muri session nyinshi zo hejuru ukayihagarika ngo ni uko wabonye ngo umuti gakondo ngo bavuga kuvura kanseri. Rangiza chemotherapy noneho uzakoresha wa muti gakondo nyuma, ariko ntimukavange imiti. Ni bimwe abashinwa bavuga ngo ntangwe ebyiri ku musozi umwe, ntabwo zibasha kubana, kuko ingwe ni inyamaswa iba ishaka kwisanzura, ishaka ubwisanzure, noneho igasangaho n'indi ngwe ku musozi. Iyo bihuriyeyo birarwana bikicana, cyangwa imwe ikimuka ikajya gushaka ahandi hantu iba. So ntangwe ebyiri ku musozi umwe. Uhisemo gakondo jya uyikurikirana, uyitangire hakiri kare. Nutangira ibinini ukomeze, nugira ngo uhindure ujye mu kindi kintu, ariko uganire na muganga wawe. Ariko iyo tuvuze ibintu by'ibiryo, kurwaye kanseri, iyi ni nziza cyane, ishobora no kukuvura, muganga wawe akishima, uri no muri za chemotherapy. Ngira ngo ikuvuye muganga wawe yakwishima. Uyikoresheje neza ukayivanga na muzabibu, star fruit twabonye ubushize, iyi yakuvura kanseri. Ariko ukoresheje amababi ni akarusho. Ni byiza rero, mukomeze mwiteho. Mwari kumwe na Master Kata, mugire ibihe byiza.